ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none bimuviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Domina ntabwo ari mama wawe. bisobanuye ko uwo mwana atari njye. Ntiwambajije. Ntiwambajije we. Noroherana ariko umwana nyine uwo mwana ntabwo ari wowe. Domina ntabwo ari mama wawe. Uwo mwana yarahari yarakuze. Imana yakomeje kumurinda. Arahari. Akordo ubundi bufite abagore bangahe? Abagore ngo kwitubimbariza nakanya kukubwira umubare w'abagore. Ibaze mama mwari none unamenya ko hari n'undi mwana. Ubu se ufite abagabo banga byaranye n'abagabo banga. Kagabanira rushorera. Tukana niyo bakuroza. Reka kunsakuriza. Reka kunsakuriza. Nacecekera umwana. Tarayengwa araza yisetse. We. Isabwa buzo tubwe ngo nobona. Nisoni. Cyane kugenda usonga umunwa wigize umunoni. Harose ushaka kudondaho. Wigize inyoni y'indonzi wowe. So umpamagaye ngo tuvugane kuri ya gahunda. Uzi kuza kugushyira muri mudu ni bibi. Mbese umuntu aguhamagaye nta kindi kintu wumva. Wumva gusongosora iminwa no kwinjira mu maso. Nakubwi ko nta narimwe nzaguha kare mu nzu yanjye. Suka umpamagariye iki? Noneho ko gahuru kimbwa kahiye urihisha he? Cyagenze bite se? Urajya he? Sheri nakosora mbwira. Ngo Nyine mbwira byagenze bite? unyise nde? Nyine mbwira unose uko ntaya amatsiko. Agahuru kimwe kahe byagenze gute? Sheri. Ibyo ni ibintu byadanje. Nta cyadanje kirimo. Ubaye sheri? Kuwa mugabo. Bwarimwe wakijijwe. Hako udakijijwe ni ndaho mwakijijwe. Kugenda mama mwari wararushye. Hako ntera amatsiko mbwira. Mama mwari yararushye. Uriya mubyeyi azapfana gahe. Hako saruhara yarushyiki. Kandi uriya mugore yiyahuye buriya warira. Are. Buriya ntiwarira. Ibaze kuba uzi ko ndi inshuti ya mama mwari. Warangiza ukaza ucyungushyiraho iminwa umbwira ngo. Harwo mwari ahingira rubanda se. Ntahinga muko ntafite amasambu yanjye ahinga nta tingamaje ntajya n'ibishyima ku isuka akagura igitenge ikibazo mama mwari afite niki. Hako mwagiye mureka kwitiranya ibintu. Ntago muzabarushye di iyo bari. Hari abagore bahingira rubanda kugira ngo bakore ku munwa, kugira ngo bashyire inkono ku mashyiga bakanye mwari. Shaka ndishimye ntiwakumva ukuntu nishimye pe kuba birasa mbabariye. Erega birasa n'imfura kurenza buri uko umutekereza. Nukuri birasa zira umuntu umukoroga mu mutwe. Nari nahangayitse ndi kwibaza ngo ndajya he uyu rwera wanjye mano twari tumaje kugira akandi gasura. Erega biba bibabaje n'ukuri ariko uzi gusitaraguringana n'umwana. Shani ikibazo wa mugano nari wenyine wenda byakoro. Uri wenyine byagira uko byitwa ariko ibaze noneho uteranya ho umwana. Biba ari hatari no kuri kara. Oya marwerega nkubwire we kuba warageze kwa birasa warashyitse. Gusa ikintu birasa nanjye uzambabarira ukamufasha nanjye ukamfasha. Gusinirira nawe kumubera indyarya. Nakosoba nabi ndyarya gute. Birasa buriya yahuye n'ibibazo byinshi bari abantu baramukoroze bihagije ibaze nawe ushyizeho ibyawe. Ubwo ngiye ndibaza no kuri umuntu wamubwiye ngo ni ngiye wavuze biriya bintu uwo Domina ntanamuzi ngiye biri no kuncanga. Byari byancanze pe. Oya nabitekerejeho nsanga ari Latifa kuko buriya Latifa inshuro atubwiye ngo yarakijijwe inshuro nka 500. Ho bigeze bamugaye nanjye nkatangira kumwizera we nkabona kuko Latifa yahindutse n'umwana mwiza. Ejo nkabona arongeye akoze ikindi gitendo kinyuranye. Nkumirwa kugeze neza nanjye barasinjya mumenyera inyuma wese njye mbamenyera bose nanjye baranshanze umutwe sinjya menya ngo uyu munsi bameze bate ngo ejo bameze bate.
ubwo rero ibyo byose nabyo byaragiye bikoroga birasa mu mutwe uyu munsi twahindutse akaba bahaye icyizere arambwira ati Imana ishimwe ba bantu bangarukiye ejo bako barabongeye baramuhindutse akambwira ati ba bantu bimeze bite nabwo biragenda bimugira stress mu mutwe n'iyi saha nanjye sinzi ibyabo n'iyi saha ngo bimeze niyo bambwira ngo arapfuye kizi bamaze gushyiraho itaka nibwo namenya ko kuko umuntu yari yapfuye shakara uko Latifa namubonye ko nabonye yahindutse koko sawa uzi inshuro yahindutse akanasenga akajya anasenga na hano natwe twese akadusengera n'amarira akarira kuko nk'abantu bari mu mwuka nanjye ubwanjye nk'abanisha kuko Latifa nta kintu nzongera kumushinza nkatangira kumwizera ejo najya kubona nkabona yari ari kugira ngo kumbi adufate amajwi ngaye nawe bazi icyo kintu bakigukoze wazongera kwizera umuntu sha gusa karareka nkubwire sinajya ngo ncire umuntu urubanza gusa Latifa ngiye ko namubonye yarahindutse pe nanjye ubu birananira kumwizera ngo menye kuko yahindutse bya nyabyo reka rero agaye garutse kahiye reka nkubwire nyuma y'umwana wiriya ndaya uwe mwana se uriya nagukingiyeho ikibaba Lucas havutse ndi nkuru iteye ubwoba umukobwa wawe ari kuguhigisha uruhindu umwari ari kuguhigisha uruhindu ndashaka kumenya ukuntu noneho wigize umukinnyi wigize umukaceri wigize umuhatari ndashaka kumenya ukuntu ubigenza umwari ari kumpiga ku mafaranga wampaye urakomaho kuko naguhishiriye ku yindi nshuro ase umwana mugize nte kandi njye ndashaka kumenya Imana nshatse aksezera umukozi wayo ibi ndabona bimbaye ni impamo rwose nishaka ikwanura hakiri karugende cyangwa se nabona ubugingo ko munshinja ibyaha wakwihannye wakwiyeza narihannye ngira nyine nose ari kumpigira iki umwari ngo Karine yaramubwiye ngo naze yamuhaye nimero yanjye umwari arampamagara ngo naze ambaze umugabo waba warabyaranye na Domina ngo niwe uzi amakuru yose umugabo wabyaranye na Domina ninde babyaranye nde wakigwargiwe birasa yarongoye nyina wabo kuki mukora amahano cyakimbwira ngo birasa umuhungu wa Karine ngo ni umugabo we igitengo kubetera aha mu gatuza umwuka urahera maze ibi by'umugabo gute mufata abana mukabashyingiranye umwari nyina wabo wundi uriya mwana twita iki babyara umwana ufite ikibazo ngo dore baturogeye kandi ari mwebwe abarozi mudasobanura ibintu umwari ibyo yarabivuze vuga ngo ari kuguhiga navuze ngo dore ngo nuwo muri nya gako kihigiye ngo umugabo ni watuye ngo nta nubwo abinanga kandi uranze kubyihanganira birananiye ndaje ngo tange ariko byibuze we kuri mwana ameze nk'ufite amafaranga ariko byibuze we yebeje amarari byibuze wabwira ko umugabo atari giye umva ntago nigeze mubwira ko ari wowe ariko Karine arabizi ko ari wowe Karine wabona yaranabuze nuko abimubwira nawe yarangiza akamubwira ati genda nyankotsa arayaguha yose ubwo bazi ko ndi nyiraka atamuregama ariko koko do natinye kubivuga ibaza umwari gushakana n'umwana wa Karine umwari ni nyina wabo wa birasa n'umwana wande wa Karine uyu umwana wa Karine naho umwari n'umwana wande wanjye na Domina oya none se umwana mubyara na Domina umwari ntabwo ari umwana mubyara na Domina yewe iki se umwari nta nubwo gakwara arimo umwari ntabwo ari wa mwana twavanye muri bose ba Domina reka ntabwo ari mbega ikiraya cy'umugabo kiraya nawe kandi uri indayo wose ntabwo uri indayo ziba wari wangura nyine mama w'umwari ntabwo ari Domina nyina w'umwari yarapfuye none umwana Domina wa wundi mwabyaranye akamuta muri wese ninde hari he ese nanone arimo dukenera komedi n'iyi saha nanjye Latifa yaranshanze n'ukuri kw'Imana nanjye ndamwizera aho bigeze nkaza nkabya birasa yahindutse birasa kamwe ati Kara ni wowe umbwiye kurya umwana ni ukuri pe ibyo nabonye noneho ntago ari bya bindi byakera ejo najya kubona nkabona arampamagaye ati ngangwe n'umurebe ati ntago ari bamwe ngo ahindutse ati birane ibiki sha birasa we kumubwira Latifa cyangwa kumubwira nyina wa Latifa umva ni nko gukoza agati mu ntozi ubu mubabaje kandi koko nanjye hari ibintu ndeba bakora n'ukuri nanjye ubwanjye nkabona icyizere nta hantu cyava ubu ibaze rero noneho nawe koko asanze koko nawe ari ukumubeshya asanze uri kumwe nabo urumva atanakwiyahura kandi yari yagufashije rwose nta kiguzi ari muze gusa
kara ubu cyakora nta kindi kintu ndeba kara ubu kundeba ukuntu nabayeho mu buzima bubi nyine ntabwo nabona ukuntu mbikubwira. Niyo mpamvu rero ntakora ikosa nk'iryo ngiryo, ahubwo birasa ikintu ushaka kumwisabira. Karangiye we ndi uwumwe nako nakubwiye nyine bwa buzima nibereye musa nabugubwiye se. Buriya rero biriya n'ibicya nyine n'incamake. Rero niyo mpamvu ntabona amahirwe nk'aya ngaya ngo nyapfushe ubusa. Ahubwo ikintu ushaka kwisabira birasa. Ndashaka kumusaba akanyibera musaza wanjye, dore ko yambwiye ko nta muvandimwe nawe agira, ngo nyina buriya yaramutaye. Ese subizi? Ndabizi. Noneho akambera musaza wanjye byibura nkajya numva mfite umuntu. Agasanga rwero uyu nguyu, dore rwero uyu nguyu niwe umpoza amarira, niwe umpoza iki. Iyo nkarebye gutya niyo kaba kavuga niyo kaba kagira uti mba numva nyine nishimye. Kandi icunguye karagucunguye. Erega burya nubwo wambwiye ngo uburyo wakabyayemo nyine bigoye ari ibibazo, ariko hari igihe bari bavuga ngo ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Hari igihe kiragiye bari ugatwite umvaga ko uri mu bigeragezo nyine ugiye gupfa, ariko urabona ko ubu noneho byabyaye ibisubizo. Oya Imana ishobora byose ni ukuri, ntazi ko atazakura, ariko reba hoye iyi Imana ngo izanye umwana ngo izana n'isahane yiwe. Umva hagiye habaho utuntu nyine ntakeka, nkagira gutya nkaba nsitaye kuri 500, ejo tukarya ejo tukabwirirwa, ariko ntitwigeze tuburara ngo ejo tubwirirwe ngo ejo bundi tubwirirwe. Oya twaburaraga uyu munsi ejo tukarya ejo bikongera gutyo, ariko kukareba gutya urabona ko katangiye kuzana isura. Ubona nuko kanakwibuka n'ibintu mwaciyemo rero ukabona abana ari beza. Baba yumva ari amahoro. Urabona ibintu ari umutekano. Ariko Karamana nari nahangayitse we, narebaga ukuntu rwera agiye gusubira muri rigori. Mana we shamureka ngwe buriya birasa agira impuhwe ntazi nanjye ahantu azivana. Ibintu bagiye bamukorera birasa ari nkonde. Usibye no kuvanga agira impuhwe yanaba n'ikihe bahuga kaniba ku musozi, ariko agira umutima ntazi. Ariko yantondomeye niba ari ukuntontomera yambwiye. Erega birasa yarakomeretse akantu kose rero kamukozeho none kagasembura bya bindi ahita amera nk'umusazi. Nago wamurenga kandi nawe ari wowe. Tudovi hari nakunyira ngo ubukunde urabona mfite ubwenge butekereza. Iyo ujya mu ngutiya z'abagore kutekereza kugira ibitekerezo bikujyana mu ngutiya z'abagore. Uzi se ntekereza iki ndi mu ngutiya z'abagore? Uzi ntekereza iki? Nta kindi gitekerezo ufite. Nyine uzi bari gutekereza iki? Reka mbara abantu ufite umwari kagahungu kaye k'inzobe Hirwa, shiraho uriya mwana w'indaya hepfiriya yamaze abagabo urwaye. Indaya ninde? Njyewe ntabwo ndi indaya. Shiraho n'uwo kwishyira heza gusa. Rudovi abagore bane gusa nkurusha abangahe? Uzabaze nyirankotsa nabya abana babiri kandi nababye ku mugabo umwe, kandi nibwo bo batari umwe ni babiri bonyine. Hanyuma nkurusha abana bangahe subwo? Undusha babiri? Nkurusha imyaka ingahe se? Utangiye no kumbwira nabi. Reka nze ngende umbwira umwari ngo umugabo waryamanye na Domina bakabyarana ni wowe. Hano mwese mwaranyihaye ni nkaho nge ndi shitani, ni nkaho ndi umwana, ni nkaho njomba iyo mbonye yose. Nyiranko ngende mbe mubwire ko ari wowe. None urabisobanura uko kuriya mwana ubona afite ikibazo. Uretse twana turebe dusubima gatoya. Wowe mbwira ari wowe jewe atari ukuvina hangaha ngo uwo mongane. Ibibazo wabikemura gute? Bashaka ko mungana. Nta no mungana nkagenda. Hano kuri turabukeneye. Ngasiga amahoro. Oya inaye dutatsura dutara. Hamba sigiye ubutaka bwanjye nahirimbaniye nahihirari nabisiga mugasigana amahoro ariko nkagenda. Ngiye nta kibazo ntwaye. Urata urugo rwawe se nyagutsindwa. Urata umugore ukiri muto kuriya. Urugo ndurimo cyangwa urwo n'umuriro. Urabona kwa Rodoviko akiri urugo. Yizire hano. Naza ari. Waza. Uzi ko mbivuze ngo nkumve. Ubu wakwihangana ukaza ukihinahina hanga mwanyira nkotso usize mama mwari. Inshuti yanjye. Igitangaje ni iki? Yewe. Byumvikane nubwo wabuze amahoro ufite ibyago niki uracyari indaya. Nurura yaraye uracyafite mu mutima wawe. Ntabwo ari nirari ariko iyo umuntu ahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe. Message kwipfunda kwa nyira nkotso. Akose kukitiranya ibintu. Umva rero. Naza yewe ndakubwiye ngo ngira inama ari ukugena nkomongana. Ari wowe ikindi wafata atari ukomongana niki? Ngo waza yewe.
ni ukora umbwiye ngo naza icyo ngicyo ndakwemerera ngo naza yewe mera nkaho ntabyo wumvise ibyo kuzi wanjye ntabyo wumvise ahubwo umva nkubwire ese ufite isoni ufite isoni See, what's this for? I love you. Yeah, I know, but ntabwo uziko ndi umukristo we byo gusomana se kandi Twese ariko turi abakristo. ese n'ibintu ngibi byari birimo Maka nta kidasanzwe kugusoma, you know. I'm not your buddy. Ntabwo ndi ishumi yawe, you know. Okay. I'm your girlfriend. Really? I'm not supposed to kiss you. I need more. Ndabyemerewe ntabwo mbyemerewe. Aha, it's okay nari urabyemera. Okay. Amahoro ahinde. Okay. Ahubwo se nari ndi gutekereza uriya muntu nyine urwaye sibyo urabona nta muntu n'umwe afite nyine wo kumwitaho usibye njyewe cyangwa se abandi baganga dukorana kandi biragaragara ko bizamvura bo natekerezaga nakuntu namuzana hano mu rugo tukabana sibyo niba ari ukumuvura nzajya nzana ibikoresho mwiteho nyine ari hano mu rugo ariko byibuze nyine aba ari ahantu yumva atekanye kuko nta kindi kibazo afite usibye kureba ibindi najya mbicekingira hano mu rugo so ukamfasha no kumwitaho wowe na Kesi niba ntacyo bitwaye niba mwabinyemerera Kuva ryari se njye mfite uburenganzira bwo kukwemerera uwo winjiza mu nzu yawe n'utinjizamo mukanya urambwiye ngo uri girlfriend wanjye sibyo ariko njye nawe mufata nka girlfriend mufata nk'umugore wawe so that's why rero ngomba gusaba uburenganzira akoze gusa nta kintu byaba bintwaye wow thank you naize ngiye kubyara nta kintu byaba bintwaye pe tuzamwitaho aho ugomba kubimenyesha Kesi na mama sibyo ko mbizi ko nabo nta kibazo bari bubigireho so uwo mushyitsi wawe pe tuzamwitaho mu gihe udahari uzatwigisha iby'ingenzi twayatumukorera mu gihe utaha nawe sabwe kuri muganga ubundi w'imitima pa n'amaso uzajya umvura umutima nanjye mvura ibindi whatever really yeah imbazi cyane kandi wakoze kugaruka amahoro so reka nirirwe nogana nta mugabo wo guhunga ikibazo ahubwo ushaka kugikemura nyine gute kumva ukuntu ugiye kugikemura ndasura reka ndeba hano turebane ntimugateshe n'abagore agaciro buriya tujye dutanga n'inama niba uyingishije reka nyiguhe kandi umbabarire uyemere ntumvugishe amagambo ngo ntubyemere ntabwo ndi bubure kubyemera kuko utinya Imana yo mu ijuru umwana twatoraguye muri wese ntabwo ari umwari si uwa Domina utinya Imana yo mu ijuru ngize ukuri kugira ngo nguhe inama nta kintu nakubeshyera umwana twatoraguye muri wese ntabwo ari umwari ni abana babiri batandukanye umwari ari ukwe uriya mwana wari ukwe yarakuze kuba uri indaya kuba umushurashuzi simbigarukaho ngiye kukugira inama kambwira nkora iki icyari cyanteye ubwoba kurushaho ni uko umwari yaba ari umwana wa Domina ari umwana twatoraguye muri wese yaba yarashakanye n'umuhungu abereye nyina wabo icyo nibe kidahari ndibagiwe nambayemo ikintu cy'imbere kandi navuze ngo ndambayemo ikintu cy'imbere yambaye kabisa kandi iyo uyivuze umwenyura
ureba ibibazo ufite jya uyivuza umwenyura irari gusa sikarisi ifite icyaha cyangwa cyane ni gatozi nyine umva inama ako gatoki nongeye kukantunga yego genda n'umutima wawe wose wegera umwari umugore uti mwana wanjye sinzi aho ubihera umugore uti ni jyewe mugabo wabyaranye na Domina kwise wayura ko wayuye ijambo ryumviye mu gifu biragoye uti ni jyewe wabyaranye na Domina areke kuguhiga bitari byo ndabimwibwirira icyari kingoye no kumva ko ari we mwamubyaranye na Domina ariko kuba atari we genda umubwize ukuri kuko araguhiga ntari buguhe natabimbaza arabibaza n'undi nagera kuri gashamura aramuhukura gashamura agatsirwa nyagasani ntabika mu nda yo kanyago ubwo rero wowe fata inzira ugenda ubyibwirira umwari gusa umve iyindi nama ngiye kukugira ya kabiri umwari bimubwire wenyine kugira ngo mama umwari atamenya ko hari undi mwana ufite uwo mwana wenda aramuzi kumva yamenya gute ko ariko nawe urasetsa ikibazo cy'umwana uri hariya ntikirakemuka hahise hazamo icyundi noneho uwo mukecuru warabimuhishe ubibwira umwari wenyine Domina nari kubwira mu mwari mbihereye koko genda ubibwira umwari rero genda mvira mu nzira nta kuntu waza mva nyirakuboretse nta kuntu twajyana hanyuma yumva urega umukobwa wanjye aratwite ndamutse mbimubwiye njyenyine ese umwari ikibazo cy'ihungabana namuhera he koko umwari nawe ari sumva namubwira mu mwari ahari hariyo nari indi hurizo ngira ikibazo cy'uyu mwana utwite reka ngushimire ko wemeye kuza kandi ndagutunguye kandi mumbabarire ariko naguhamagaye kuri telefone sinzi niba wari ufite akazi kenshi mwese rero ufite akazi kenshi ubona umunaniro ufite ndabibona urananiwe ni ukuri rero Latifa na Domina babafashe babafunze ubwo rero nari nguhamagaye uvuga reka ngushimire nabimenye yego ikindi Roger yagize kubimbwiraho nuko namuhise mucecekesha kubera ko nari ndi kumwe n'umukiriya mu rugo tuvugana birambuye ariko yabinyuriyemo so rero urumva nari nagize gushidikanya kuri wa muntu wambwiraga ko ashobora kuba akorana na Domina so na Domina nyuma yaho rero yaje wa mukobwa nakubwiraga yego na Domina nyuma yaho yaje kuza ari cyo wabonyemo se oya nari nyiri kugusobanurira Domina yaje kuza ambwira uburyo mwaje hano uburyo ngo wazanye n'umuntu hano numva ko ashobora kuba kuko afite umuntu umuhereza amakuru ariko nyuma yaho rero Latifa bajya kumutwara yambwiye yuko ngo mama Rwera nyine ari uriya mudamu wa mudamu nasanze hano yego yambwiye ngo ko nyine naba naramuhohoteye urumva biba ngombwa nyine ko mubabarira uriya mukuru wa mudamu nyine biba ngombwa ko mubabarira rero ahubwo ndi kwibaza ko njyewe nakoze ubugenzuzi bwanjye nanjye bitewe n'ukuntu uriya mwana w'umugore namubonaga nkabona ashobora kuba adafite aho akoranira na Domina yaba yarabwiwe n'iki ko mwageze ahangaha yaba yarabwiwe n'iki amakuru yanjye namwe ubwo ntibyazatuma n'ubundi haba hari abandi bantu bari inyuma y'ibi bintu byose yaba yarasize bakaba bazatuzegereza nyuma y'uko nawe bamufunze nicyo kintu nanjye nagira ngo nibaze umfashe tumenye ahantu ibyo bintu yaba yarabikuye koko papa ndavuze ngo babarira mvira mu ntabwo wagenda umwana papa mvira akose umwana ndeka reka mama wagenda ndeka kuko sinagumana nawe byonyine ntago naba mu mwana wanjye buriya baravuga mu Kinyarwanda ko umugore ari umwana wundi nyoko nta kintu mpfana nawe undi se wagipfana nawe nta nubwo ari na nyoko mureke gende yo mungane ariko uri amaraso yanjye nta naguhungira nta nagukopera uri umwana wanjye pwese tu ndakubwiza ukuri nago nabana nawe uri umunyamabi papa uri umunyamabi twakwihanganiye kuva kera gukora amafuti menshi turakureka uwo musinzi turakureka urabizi aka gace twabaye iciro ry'imigani ariko kuri iyi nshuro ntago ngishaka kukumenya nawe ibintu byabaye mu myaka n'imyaniko ishize koko kuki mutababarira kuri inyamaswa kuri imyaka ishize koko ibyo ni ibintu mukimbaraho uzi kuri inyamaswa ahubwo reba imyaka yose ubibitse wari uzi yuko uzatwika inzu ugahisha umuntu ibyo ni ibintu ari gupfa kuza kuvuga nkazana ku meza boshye ari haho ntahanye koko
ibyo byararangiye nyoko mureka agende reka tugumane hano Ngumana byari nzakwitaho ngumana nande ugumane na so nawe none papa ntukabe papa kandi ureka nkubwize ukuri papa unyibagirwe unsibe mu bana bawe ndakubwiye ngo unyibagirwe unsibe mu bana bawe unsibe kandi ndi byamamagara ngo bitanu ng'inzoga ntuzongere nawe uragiye se yo mwana wa sikubabaye reba ukuntu ngize reba ukuntu ngize urareba reba ukuntu ngize reba genda kora hindukira gato wicare gira inyuma gato wakwicara agacu ko mama ageze nonaha kamera bite Doi mama n'abandi kubona ngo warakize mama ndabonye kwa muganga rero biri buze kumva ndavuga nabamuzanye hano mu rugo akaba ariho twaba turi kumwitaho nyine ubwo buryo bwatworohera dore kurikira mama umwana ari kugenda arira namuhamagaye ngo agaruke namwagiye koko ariko ibi ni umwana uragiye bya nyabyo umva ikintu gihari mama umwana ari kugenda mu nzira hose ari kurira namwinginze ngo mugarura arabyanze dore ahuye n'umumotari yicaraho ukuntu asa umwana nawe dore arira reba uramukoboye kuri iyi nzu wa mugabo wo koko nanyuze ngo mutangire ngubu mama umwararagiye hirwa nk'ubu inzu ndayisigaramo nde koko mana niki nakoreye imana kuko nkunza imbabazi ko nyine hari igihe imana ihana umuntu ikigizana nkana yahanye se wowe hakukima mfata umuntu k'umuntu yahano gise ndi yobo ngaho noneho urishimye ubu ngubu ubu se urishimye simwe mu nkasira njyawe ubu mbanje nirukanka njya gutangira umugore wari uko nkanze wa mugabo ubu n'urwango mba ngufite nje kugufasha mana we Rudoviko mbaye Rudoviko mana uyu menye ko bizarangira bityo ari kubikora abagore umwe babiri batatu bane koko none dore njya kubatswa ninjye wahisemo kwitwa Rudoviko nzakire nk'umuzungu nakoreraga witwaga Rudoviko none ndebe ukuntu mbaye icuro ry'imigani mbaye imbwa mbaye kabwebwe uvuga na maraya ryongereho ndabyemeye nta musirikare uhakana imbunda ubwo nyine ndi maraya ariko imana irabizi ko ndengana umva igihari reka ahubwo ngiye nkubwira igihari cyawe sinkizi kurikira umugore fata moto nyiranko reka noneho ikibye cyane cyo kugaragaza amarangamutima yanjye uko ari sibyo umuntu ajya gutya agaca mu makosa agaca mu miraba n'imiyaga agaca mu bintu bikomeye ariko kikagira akavuga ngo inzira yanjye y'ukuri ni iyi ngiyi rwose ndihannye amakosa yose kandi ibi ngibi imana ibyumve nyiranko mbabarira iri jambo ngiye kuvuga ndi seriye kandi ntuje ndagufasha rwose icyumva ndi bukurure mu byakagaruka ndagikora mbabarira nyiranko mbabaranye nawe twisungane hey umpoza amarira mpoza agahinda hey nguhe urukundo nguhe byose wandaya we ngugira ute ariko Rudovi uza kuba kuraza atanakarabye uracyari mu marira umwana n'umugore bagiye barira ngo nyiranko tsanaze mwisongane Domine arabizi ko twavanye hano na Roje twamwafande twasaba arabizi cyane rwose ariko buriya yigeze kumumagara n'ibyo nkubwira kubera kwirirwa muri stress nyinshi
yampamagaye ushobora kuba aribwo agifatwa aribwo bari bakimufata yambwiye ngo se ngo ubundi ngo nziyizere nde ngo ndeke nde ngo vuka ngo wambabare ukamakanya nkakuvugisha urumva iyo uri kumwe n'umukiriya nta ugomba kumwereka ko utamuhaye agaciro sibyo ese birasa wacekinze muri inzu yawe ko nta dukurura amajwi twaba turimo hano se hakaba hari utuntu dukurura amajwi oya ntabwo ngiye nkeka ko hano haba harimo utuntu dukurura amajwi rwose ko domina ubwo bwenge bwo kujya gushaka abatekinisiye baza kwesitara amajwi hano ntabwo yabishobora rwose ntushakire kure nta n'amajwi yigeze ashyiramo gusa nibuka ko ashobora kuba kubera ko urumva mfite amakuru neza ko yajyaga korosinga hano ku gipangu ashobora kuba yaratubonye dusohoka hano muri iki gipangu erega yashatse kubinyuriramo nuko ntamuhaye umwanya ahubwo ako kantu birashoboka ko domina muri bwa busazi bwe kumwe yigiraga umusazi nyine ashobora kuba n'ubundi yarakomeje kwikorera ubunetsi bwe akajya naza hano ku gipangu uriya mugore azi ubwenge ariko mise nibuka ko hari n'umunsi Clara yigeze kumbwira ngo ko yamusanze hano ku gipangu sinabiha agaciro sinabiha n'umwanya ariko uzikara ibyo koko uvuga ndabibona urananiwe cyane nwanze kugusuzugura birasa kubera ko ikibazo nakigize icyanjye urabizi reka nkureke ujye kuruhuka ntabwo biba byoroshye iyo mwagize akazi kenshi ariko ukomeze nkurikiranira amakuru niba koko nako tuzavugana sibyo nta kibazo none se ku kirego ntakibakize mu biganza ahubwo amakuru yose rwose muzakirera kuri njyewe nzazanya avuge ibimenyetso narabiguhaye ni wowe ubifite uriya mupolisi ndamwizera ariko jyewe nizeye kurusha ni wowe kuko nizeye neza ko ari wowe uzamburanira igihe cyose bazampamagana tugiye kujya imbere y'ubutabera ni wowe uzamburanira ndahari kandi nta n'ikirego gihe natangiye kijya gitsindwa habe na gato rero kuba uriya icya mbere ni ukumbwiza ukuri icya kabiri ni ukumva ibintu byatuma bikurengera ndavuga ingingo zikurengera umwana ko duzarinde cyane nyine nanjye niyo mpamvu nafashe uwo mwanzuro wo kumuzana mu rugo kwa muganga mu gihe ntahari yego baba bamufashe iby'ibanze ariko amaherezo yaba yayo nta muryango nta kintu na kimwe nyine nshobora kubona naheraho wenda mbona abandi bantu wenda bafite icyo bahuriyeho wenda kugira ngo baze kudufasha rero byaba byiza ari hano mu gihe ntahari mukamufasha iby'ibanze mu gihe mpari nanjye ibyo ngomba gukora nkabikora kumukarabya kumwambika ibintu wenda ibindi namwe mukamfasha mukamugaburira neza sibyo kwipfukisha nzajya mbikora hano mu rugo nzajya nta n'ibikoresho dogiteri ubundi zamufasha muri dokima zo kwa muganga handitsemo ko umurwayi ari uwanjye ari igomba kumwitaho sibyo nzajya nzana ibikoresho byose bikenewe avurira hamwe ubuzima uyu mwana yarabonaga yego yareba oya n'ubundi icyizere cyo kazareba cyo kirahari ntabwo azatinda gukira nyine ibyari biri mu maso byose yewe ntabwo ari kubasha kuvuga byari biri mu maso byose imicanga ibiki byamukomerekeje byavuye kongera kureba hazareba udusebe turimo nyine ntitubasha gukira abandi bari heza Kesi babe so igikombe kukumana igikombe ntibajya kindeze sinkubeshye oya mama ntuhangayike ndabyitaho rwose utavuga utare jya wihagararaho by'abagabo ariko njyewe niba nifitiye n'ubwoba sinkubeshye Kesi mama ntabwo unyizeye njyewe nabanje gukosora iki
umugore wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane mbo wa gatanu barakubeshewe ntabwo ari jya ujya mu njumbure baragushutse nta nubwo nakwemera njye nakwemera injumbure ntabwo ari injumbure mbabarira nk'urukundo unyomora ibikomere ndabizi nawe ibikomere ndaruguhaye si urwo washakaga wagiye gukinisha umuntu koko nguha urukundo ubaka kandi mu bibazo bingana gutyo utangiye gutekereza inkundo reka ngo ukurire inzira ngewe nta mboko ndi ibibazo ndabyemera ariko ngewe ndagira ngo nkugaragaze amarangamutima yanjye none nabivugaga mfite za birantega ubu noneho nge nditeguye mbabarira ureke duhuze urugwiro ngewe umvura agahinda umvura amarira twisungane kandi ndabizi ko nyina twagira ndabizi ko umudamu uzi gukora ndabizi ko umudamu wihagararaho ndabizi ko umudamu kandi nanjye uretse ko hagiye habaho ibi nyine bya bintu by'ibihe by'ingorane ariko nge ndabizi ko nakubera umugabo kandi nkakubakira urumva ntabwo ndi umuhungu mwasama ugiye kwizeza ibitangaza n'amayetaje ngewe nzakubera umugabo kandi ntabwo uzicuza ko waranyemereye ko mu rukundo mbabarira muri kino gihe ntabwo ari igihe cyo kunsiga nanjye ntiyamutoma ndumva mfashwe ndumva mbyemeye ariko reka ngusubize sibyo Rudovi rwose mugabo mwiza umupfu ntiyumva umuruho uzi ko uri umupfu utumva umuruho wowe hanyuma so utumva ibyo nkubwiye buriya ntabyo numvise nta n'ibyo ntaze kumva n'amaguru yanjye ntabwo azongera guca hano kwenda n'amaguru yanjye uko nakumvise ushobora no gufata ku kwenda se nyine ngufata ku mfuso nagiye we genda wandaya karagaho gusa n'amabuno ikisi dore aya niyo ituma uba wataye umutwe kandi ntuzongere kumenyera wowe kandi ubwo uzamuhamagara nkoze ngo tugina ubu rero nyirango ngiye kwigira mu kabari shaka nzaba umusinzi ngiye ngo n'akabari nta mugore nta rukundo ntaki ku inshuti isigaye ni icupa ubwo muzongera kuza mumbaza iki nakinga se ngo kanze ndihenengere sinshaka mweri yisaha mwere ni umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze